Twongeye kubasuhuza muri uyu mwanya tukaba tubazaniye website ishobora gufasha mwarimu ndetse n'umunyeshuri mu myigire ye. Iyo website ikaba yitwa Teacher Isaac. Ubango ni website nshyashya. Iyi website rero ukuntu ikora, mwarimu araza agasigaho isomo, noneho umunyeshuri akaza kwinjiraho iryo somo akarifungura, yangiza kuryiga mwarimu ubwo aba yateguye kwizi yikosora ikurikiranye n'iryo somo. Ubango kwinjiraho uraza ukajya kuri browser yose harimo na Google Chrome, rero ukandikaho H na T ebyiri na P na S, ugashyiraho utudomo tubiri, ugashyiraho slash cyangwa se uturongo tuberamye tubiri, ugashyiraho w eshatu akadomo Teacher Isaac, Teacher Isaac akadomo rwa. Niba warangiza ugahita ukora kuri enter cyangwa se ugahita usacinga, ubwo ugategereza. Mbibutse ko no kuri telefone ya smart nabwo iyi website winjiraho ukayibona. Ubwo hano turategereza nta kindi ukora, noneho ifunguka imeze gutya, gutya bimeze. Noneho nk'umuntu mushyashya araza agahita aza hano kuri registration, akabanza yakwiyandikisha. Uramutse uri nk'umunyeshuri uraza ukiyandikisha hano. Waba uri umwarimu ushaka kuza gutegura amasomo yawe, noneho ukaza kubwira abanyeshuri bakaza bakayasangaho, wowe uraza ukiyandikisha hano. Kandi niyandikishe ndi nk'umunyeshuri. Hano ikindi nabibutsa nuko uramutse utiyandikishije ntabwo wabasha kuyikoreraho, ntabwo byakunda, byagorana. Hano urategereza. Hano biratabifunguka bimeze gutya, uzawuzuze hano amakuru y'ingenzi akenewe. Reka tuvuge wenda ko nitwa Bosco. Hano hasi wenda kiriho indi zina, wenda ko ari Bosco Uwimana. Bosco. Ubwo ndakomeza hasi n'umusozi, ndashyiraho username, nshyiraho email, password nyishyireho. Okay, wenda yakanze hano kuri username ndashyiremo 1122, itemanuka hano hasi nshyiremo email. Nurangiza kuzuza zene information zose urituza hano kuri register, ube uriyandikishije. Hano uraba kwiyandikisha. Noneho hano nurangiza kwiyandikisha, urabona ko niyandikishije kari Bosco Uwimana. Leta uza hano, urabona ko hano ni araniyandikishije nkaho ndi teacher. Tuza hano, urabona ko nta somo n'imwe ririho, kuko nta ririho. Hano leta njya hano kuri dashboard yanjye, cyangwa nzi hano enrolled course. Ko nta somo na rimwe. Mfite hano rero, ikintu uzahita ukora, uzahita wihuta cyane, uza hano handitse courses, uhakirike, noneho uhite ujya gukora
enroll, uhita wiyandikisha ku isomo, uhita uza hano enroll course, noneho urabona ko ahangaha hari isomo chemistry automatic exam. Hano waba ugiye kureba past national exam and the marking, hano waba ugiye kureba hano hari indi somo yitwa groupe scolaire rwa TSS marking welcome test. Urumva ngo reka wenda tuze twiyandikishe hano kuri chemistry automatic exam. Urabona ko kwiyandikisha babi processinga. Urabona ko bose bambwira ngo start running, uretse nza nkande hano kuri start, kanda ntegereze gato. Urabona ko hano hariho quiz, uretse nza mfungure ndebe iyi quiz nyikore, kuko umunyeshuri nyine hano baravuga ngo which of the following is the simplest member of organic compound. Urabona ko iyi quiz ifite ugomba kumara isaha n'igice. Ndaza hano itemo ende kaza mitemo iki, ko ndabona iyi quiz n'ubundi ifite ikibazo kimwe gusa, submitting, bahite bampa amanota. Hano ndategereza, urabona ko ese bampa n'amanota kaya hano ijana pass. Ushaka kureba hano ugahita ureba ibibazo baguhaye. Urabona ko ikibazo ni iki ngiki, nagomba gusubiza iki, nashubije iki. Okay, hano reka wenda dusubire inyuma. Okay, wenda reka nze hano kuri past national exam, rebe uburyo ki umunyeshuri yaza hano akaba yadownloadinga igitabo kiriho cyangwa se ibindi bibazo biriho. Hano ibyo nashyizeho wenda cyakomeje gushyiraho n'ibindi byinshi. Hano suppose ko wenda kwemeza gutya, ino umunyeshuri hano ashaka kugira ngo adownloadinge, hano akabanza ahitamo ibyo akeneye. Hano hariho mate, physics, icyongereza, seti, ikinyarwanda n'ibintu bitandukanye. Araza agahitamo icyo ashaka, rero agahita aza hano agakora download. Tumwe ndashaka noneho hano barakugiye kwidownloadinga, agahita akibona gutya. Ngiyi ari mate, yaje kugera kuri mashine, telefone ko na telefone aho bikunda. Urabona ko hari ibibazo ndetse hakazaho n'ibisubizo. Dukomeje nanone hano umunyeshuri ashukuza nanone akajya ku rindi shuri, naho agakora akinjiraho cyangwa se agakora enroll. Urabona ko aha ngaha naho hariho quiz. Ibi ni ibibazo ubona ko watanze igihe cy'isaha, ibyo ni ibibazo byinshi cyane bitandukanye, akaza akabisubiza, submitting nabyo akaza kubona amanota.
noneho ikindi kizakurikiraho ubutaha ni uko nzabereka ukuntu mwarimu ashobora kuza agategura isomo ndetse akabasha gutegura na ziriya kwizi, ndetse n'uburyo mwarimu n'ubundi gukora registration mwarimu n'ubundi aza hano agahita hano kuri instructor registration. Gusa hano ho abanza gutegereza ko admin amwemeza, ni ukuvuga ngo ahita ampamagara cyangwa se akanyandikira kuri WhatsApp yanjye. Urabona ko hano ihari, hano agatenja kuri WhatsApp akambwira ati shaka kunyemeza nka mwarimu, kimwe nuko no muri nomero yanjye hano naho ihari, nabwo ashaka kwikura hano cyangwa se agahita yinjiraho direct anyuze hano kuri website. Mbibutse ko ushobora kwandika nk'umunyeshuri byajyanye mu bindi ushaka kugira ngo uhinduke mwarimu, ni ukuza ugakanda hano ugahita ubisaba admin akaza kubikwemerera. Ndumva ari ibyo, utaha tukazaza tubereka uburyo ki mwarimu ashobora gukora isomo. Hano wenda nabonye nta somo ririho, nta somo giye ryageraho na rimwe kuko iyo website iracyari nshyashya. Ubwo tukazatangira dushyira isomo rya mbere tubereka ukuntu barikora. Murakoze, turi kumwe, Imana ikomeze ibahe umugisha.